ukarira uzi kuri wenyine, hari igihe uburara ukaburara uzi kuri wenyine, ariko iyera yaje kubikora ikabikora ibigaragara. Yego, turashimira Imana. Nubwo itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara. Imana ishimwe. Nubwo itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara. Ikora ibigaragara. Ahubwo rindira Imana igiye kugukorera kigaragara. Yes, ni igiciro cyinshi kuba tubafite namwe mudufite. Imana ishimwe cyane. So turabakunda cyane, Imana ikomeze umugisha mwinshi. Nkuko mubyumva ni Mr. Kimana the Great, ndi inyuma ya kamera uko bisanzwe. Ni Narine tujye gukorana ikiganiro no munsi. Ndabona zindukiye mu dukorasi. Umeze ute? Meze neza. Ni ibisanzwe. Yego. Cyaho wavuze ati umunsi waramukiye muri mood yo kubura uratera udukorasi. Njyewe ndikumva hari ukuntu umuntu aramukira mu munsi wo gutera udukorasi, hari n'ukuntu baramukira mu munsi wo kubwiriza. Naramutse mu munsi wo gutera udukorasi. Gutera agakorasi kavuga ngo ndacyafite impamvu zo guhimbaza Imana mu buzima bwanjye. Amen. Nyine two dukorasi ni twiza cyane. Ndacyafite impamvu. Yego. Kuba ukiriho iyo ni impamvu yatuma ushima Imana cyangwa uhimbaza Imana. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubwo rero watangira. Yego. Udusuhuza abakunzi bawe nyine. Ndabasubije cyane, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uri muri Amerika, uri Burundi. Nkubwira ko ngusuje cyane kandi nkubwira ko ndabakunda cyane pe bimvuye ku mutima. Tutibagiwe no kubwira abantu bari mu bitaro bafite ababo barwaje, abantu bari gusengera urubyaro, ariko ndashaka ko tuzafata umunsi tukajya gusengera muri hahandi, tugasengera abantu kugira ngo Imana ibahe urubyaro mu musozi. Yego. Ndashaka ko dusenga umunsi kuko ahantu waririye uba wumva ko hari ibyiza. Niba narahaririye ibyiza nshaka kugira ngo n'abandi babiri. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ndashaka kugira ngo tuzinjire hari ahantu twinjiranemo n'abantu bafite kwizera. Hanyuma nitumara kwinjiramo dusengera abantu babuze urubyaro, kandi ndabizi neza Imana ijya yumva gusenga kwacu. Amen. Urakoze cyane, Imana izabidufashemo. Amen. Kandi izaturengere kuri uwo munsi. Amen. So ubwo rero wahawe ikaze n'ijambo ry'Imana, twese tuba duteze amatwi. Sizi ukuntu babyita ngo babyita ibiryo. Umutsima utera imbaraga cyangwa se ibiryo by'abakene. Ubundi hari umuntu wahanuye aravuga ngo udutsima dusigaye ni utwo dutsima tw'abasenze. Avuga ati indege zisigaye kugendamo utarasenze ntazayigendamo ahubwo uwasenze. Indege zisigaye ni iz'abasenze. Ibiryo bisigaye ni iby'abantu basenze. Ubwo nudasenga ngo wishakire ibiryo inzara izakwica. Ariko ndakwifuriza ko wasenga ugashaka ibiryo. Amen. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero uyu ni umwanya abantu benshi baba bategereje. Avuga ati Harine rwose. Unze kubibona muri comment abantu bagenda bandika ngo Rene turagukunda. Umwana we niyo nakubona gusa utari wanavuga. Barumva ko ibyanje byagize gute? Byasoye. Ako nanjye ndabakunda pe. Ndabakunda cyane. Aba mama bo muri Amerika pe. Bajya bambwira ngo ndabakunda, ako nanjye ndabakunda pe. Ako bujye buvuga Rine rwose niyo ndaye nakumvise mba numva sinzi. Ako nanjye pe singiye kubabesha. Ndabakunda. Ndabakunda cyane. Kandi mu byumve mbikuye ku mutima, ntago ari uburyarya. Hari igihe ubwira umuntu ngo uramukunda uri kumwikiza, ariko njyewe pe ndabakunda kuko mumfitiye iki umumaro. Ubushize ikiganiro duherutse gukora narababwiye ngo buri kintu gikenera ikindi. Umucura ibyuma biba bikenewe ubicuranga. Umucuranzi aba akeneye abacurangira. Umubwiriza butumwa aba akeneye ababwiriza. Umuhanuzi aba akeneye ubahanurira. Bivuze ngo abantu bose, ahubwo umuntu wese arasabwa kugira urukundo. Kuko ndakibutsa warakavuze. Ubundi ni itegeko kugira urukundo, gukunda abantu bose. Kuko ntabwo uzi ngo uyu muntu ko ngenda ndamugukunze nyine wowe n'uwundi.
ariko kuba ngukunze wowe utankunze ntabwo ari ikibazo cyane ahubwo wowe ishakemo urukundo hari abantu baba bumva ko urukundo nyine rwarakamye sibyo kubera iki hari igihe ukunda umuntu akaguhemukira icyo ngicyo sukizi yego ndakizi hari ukuntu ukunda umuntu akaguhemukira hari umurinzi uvuga Imana yagukunze yakuraza nahirara yego ubwo bivuze ngo ari igihe abantu twakunze baraduhemukiye ariko dusabe gukunda abantu banyabo yego ariko muri wowe urasabwa kugira urukundo ariko se hari akantu kamaze iminsi karenga urukundo rusigaye ruba mu mafaranga buriya muri iyi minsi hari ukuntu umuntu ukunda umuntu bitewe n'ikintu uramucaho wenda nkagukunda kubera ko urampa 5 ariko wamara kubima nyamara urwo si urukundo ahubwo ni ugukunda ubutunzi urwo ntabwo ari urukundo ntukarugeranye n'urukundo urukundo umuntu wakunze umuntu ari igihe naguharara kuko bitewe n'ikintu ndi kukuryaho nkaguharara ariko urukundo rwa nyarwo ntabwo ruharara iyo ukunda umuntu arwaye urakomeza ukamukunda yego kubera ko nyine uramukunda byakujemo ubundi urukundo ntabwo barwishakamo ariko siko ko ibyo bintu biracyaha byo kuvuga gute kutubona wenda ntabwo tujye gucira abantu ibindi manza ariko ariko tubona nk'abantu basanga umuntu yari afite nk'umugore cyangwa se afite umugabo yamara gupfa kwihangana bikamunanira pe ugasanga wenda ashatse nk'umugabo kandi kera twakuze tuzi ko niba mu gihe umugore wawe yapfaga cyangwa se umugabo yapfaga ubwo ni ukuvuga ngo bagomba gusaza ariko ubu ibintu ndi kubona byarahindutse buriya reka nkubwire ntabwo ubundi iyo umuntu bagiye kurahira bavuga ngo tuzatandukanywa n'iki n'urupfu buriya wenda urugero nshatse umugabo agapfa nemere gushaka undi ariko dutandukanye duhanye divorce ntabwo nemere gushaka undi yego nuko bimeze burya kuko mu mategeko tuba twishe itegeko niba umugabo wawe apfuye bibiri kwemera gushaka undi mugabo koko yego ariko mutandukanye na divorce ariho nawe uriho ntabwo ibi bintu bibiri byemera umuntu wumva ibintu byo gusenga abantu babyandike muri komenti wenda batugira inama birashoboka ngiye ko nkiri mutoya ntabwo mbizi neza ariko birivuga ngo kuriya pasiteri aba agiye kubasezeranyisha yego pasiteri nonaha ugiye ukavuga uti nakoze divorce sezeranya n'undi mugabo pasiteri burya nawe aba akoze icyaha ariko iyo umugabo wawe apfuye cyangwa umugore wawe agapfa wemerewe gushaka undi kuko nyine adahari yego kandi niyo bari kurahira bavuga ngo uzatandukanywa n'iki n'urupfu bivuze ngo uwo muntu ubuje urugero ngewe nshatse umugabo dukoze divorce noneho nshatse undi mugabo ubwo mugabo nshatse ni rwo rupfu iki kiracyumvise uyu mugabo nshatse ni rwo rupfu kuko ni rwo ruje kudutandukanya ndabyumvise wenda abantu nyine ntabwo dusobanukiwe mutubabarire kuba mvuze ibi bintu ariko mudugure muri komenti utubwire uti iyo ushatse umugabo gutya ushatse umugabo gutya bigenda gutya ariko ikintu nyine nzi umugore nyine kubera ko baba barasezeranye imbere y'amategeko n'abantu bati tuzatandukanywa n'iki n'urupfu rero uwo muntu ujemo hagati ni urupfu yego Imana ishimwe cyane amen ko kari agaciyemo yego ubwo rero watangira udusengera kugira ngo Imana itugire neza amen reka dusenge Imana ishimwe cyane Mana turagushimye turaguhimbaje uri umukozi w'umuhanga izina ryawe nirishimwe amen muri aya masaha turi imbere y'ubwiza bwawe tugushimiye kuzi kurinda yego waturinze mu mayira menshi atandukanye mu bihe bikomeye warahabaye waraturwaniye intambara watubereye maso utubera umurinzi utubera umurengezi izina ryawe nirishimwe uri Imana rero izi kurinda tuguhaye icubahiro uri Imana igira neza bugaca bukira icubahiro ni kibi cyawe tugiye kwiga ijambo ryawe tugiye kumva ijambo ryawe nunyemerere uturwanire mu ijambo ryawe tugiye kumva nunyemerere Uwiteka Nyiringabo Imana uduhereze ijambo riradutera imbaraga muri ibi bihe bikomeye muri ibi bihe abahanuzi bari guhanura bikomeye muri ibi bihe muri uyu mwaka uduhereza imbaraga icubahiro ni kibi cya mu izina rya Yesu Kristo amen.
amen. Yego. Natangiye ku karimbo kavuga ngo nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe yambuza gukorera Imana yanjye, nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe yambuza gukorera Imana yanjye. Naho narwara ndetse nkaremba, naho naburara ndetse nkabwirirwa, izo si impamvu zatuma ntakorera Imana yanjye. Nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe yambuza gukorera Imana yawe. Hari impamvu weho yakubuza gukorera Imana yawe, ariko njyewe nta mpamvu n'imwe yambuza gukorera Imana. Si uko urugamba rwaba rukomeye. Daniyeli yasengeye mu rwobo rw'intare, asengana n'intare biremera. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo asengera mu kigeragezo urimo, hanyuma ibintu byose bikemera. Haleluya. Amen. Seduraka, Meshake na Abedenego ngabo ngo barababwiye ngo nibataramye ibishushanyo ngo barabajugunya mu muriro, ariko abo ngabo baravuze ngo umubiri wanjye ni urusengero rw'Uwiteka, iyo si impamvu yatuma ntakorera Imana. Ngo abandi bubararira ibishushanyo, ngo barangiye bakomera ku ijambo Imana yari yaravuganye nabo. Abiringiye Uwiteka Imana yabo bameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo cyera imbuto mu gihe cyayo, ngo ndetse n'aho amapfa yatera, icyo ngicyo cyo ngo gihora gitohagiye. Rero bari biringiye Uwiteka. Birivuga iki? Niba biringiye Uwiteka n'ibibazo bije ntibihakana Imana. Uzi ko hari abantu dutuze we bajya bihakana Imana ibibazo byayo? Barahari. Hari abantu dutunze bajya bihakana Imana, baburaye bakihakana Imana. Hari abantu dutunze babuze amahoro bakihakana Imana yabo. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ngo Seduraka na Meshake na Abedenego ngo bazana umwami, umwami arababwira ngo turavuze ngo bakoresha itegeko, ngo turavuze ngo nimwubararire ibishushanyo. Barangiye baravuga ngo namenye ko ari Imana igira neza, namenye ko ari Imana itabarira igihe, ngo naho itadukiza none. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo naho itagukiza ikibazo ufite uyu munsi, naho itagukiza muri uyu mwaka, ariko tegereza Imana izakurengera. Haleluya. Seduraka na Meshake na Abedenego ngo baramaramaza, ngo barababwira ngo nubwo itadukiza nonaha ikigeragezo urimo, nubwo itagura urubyaro nonaha, nubwo itakubakira urugo nonaha, nubwo itagutabara nonaha, ariko gutabarwa uzatabarwa mu izina ryayo. Amen. Ngo baravuga ngo ntabwo itadukiza nonaha, ariko kudukiza bizadukiza. Ngo barinda kujya mu muriro, ngo bajya mu muriro binjira mu indani, ngo bamaze kwinjira mu muriro mu indani, ngo baravugana bati dusenge Imana. Haleluya. Baratangira bati hamagara Yesu azarebe. Bari mu muriro, mu muriro, mu itanura ry'umuriro. Ndagira ngo nkubwire ngo nta Imana itagukiriza. Ndagira ngo nkubwire ngo no mu bibazo Imana yagukirizamo. Daniyeli yamukirije mu ntare ziryana, mu ntare zishonje, mu rwobo bari bamusukuriye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turashimira ibibazo, turashimira Imana ntabwo ijya iduta. Bene wanyu baguta, abo muvukana baraguta. Haleluya. Umugabo washatse yaguta, ariko Imana yacu ntiyaguta. Ntabwo icyubahiro. Turashimira Imana ntabwo ijya iduta. Uri Mana, Mana wabaye Imana. Yego. Uri Mana, Mana wabaye Imana, Mana. Seduraka na Meshake na Abedenego ngo basengera mu itanura ry'umuriro, ngo bagiriye ko bararigira, ngo baravuga ngo twajugunya mu muriro abantu batatu, ariko turi kubonamo abantu bane. Haleluya. Ntabwo uri wenyine mu burwayi urwaye, ntabwo uri wenyine mu kigeragezo urimo, ntabwo uri wenyine. Nagira ngo nkubwire ngo haleluya, ntabwo uri wenyine muri karitsiye baguseda bagenda haleluya bakuroga, ntabwo uri wenyine, ahubwo uri n'umugabo ushoboye byose, uri n'umugabo utagaragara. Uwo Yesu.
ubundi reka amabwiriza ukuri iyi Mana yacu ntabwo ijya igaragara ariko ikora ibintu bigaragara. Yesu ashimwe. Ntabwo ijya igaragara ahubwo ikora ibintu bigaragara. Ikora ibitangaza. Ariko hari abantu bayibonye bakora ibintu bigaragara. Hari igihe urira ukarira uzi kuri wenyine, hari igihe uburara ukaburara uzi kuri wenyine, ariko iyera yaje kubikora ikabikora ibigaragara. Yego, turashimira Imana. Nubwo itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara. Imana ishimwe. Nubwo itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara. Ikora ibigaragara. Ahubwo rindira Imana igiye kugukorera kigaragara. Nubwo abantu bari kukuvuga, nubwo bari kukugambanira, nubwo bari kujya kuguteranya n'abantu, ariko Imana yacu bazi kuri wenyine, ariko ntibazi kuri umugabo utagaragara ariko ukora ibigaragara. Turashimira Imana. Ukena uri wenyine, imiryango ikakwanga ariko ugakenana n'Imana. Ukarwara uri wenyine, abene wanyu bose bakakuvaho ariko ugarwara uri kumwe n'Imana. Haleluya. Itagaragara ariko. Yego. Ntabwo igaragara ariko ikora ibigaragara. Yego. Turashimira Imana. Nubwo itagaragara. Amen. Igaceceka ariko ihari. Umunsi umwe, haleluya. Amen. Eliya na Elisa. Haleluya. Amen. Ngo Eliya yari yiryamiye. Ngo Elisa ngo asohotse gatoya. Ngo asanga hari ingabo zagose urugo rw'iwabo. Haleluya. Amen. Ngo arangije ngo aragenda afite ubwoba. Ngaramubwira ngo databuja uri umuhanuzi, ese ntabwo weretswe ko twatewe? Haleluya. Ntabwo yayirebaga ariko yari ihari. Nagira ngo nkubwire ngo ntabwo bari kuyireba ariko irahari. Nagira ngo nkubwire ngo bakoherereza amahembe ntabwo bayirebaga ko ihari ariko yari ihari. Nagira ngo nkubwire ngo bakuroga ntabwo bayirebaga ko ihari ariko yari ihari. Turashimira Imana n'igice cy'ihari. Mana ishimwe. Haleluya. Irahari. Mana ishimwe. Ngo arangije ngo arasenga, aramubwira ngo Mana databuja nyemerera ukoreye ku maso y'umugaragu wanjye maze arebe ingabo zidukikije uko zingana. Akimara guhumuka ngo yagiye kubona abona ingabo nyinshi zibagose, ngo abandi babaje bahetswe n'amafarasi, ngo bafite n'ibyuma, ariko ingabo zari zibagose ngo zari zifite ibyuma biri ku mafarasi, ariko ng'ibyuma byaka umuriro. Turashimira Imana. Niya itavuze ariko ibiri gukora. Niyo itavugana nawe ariko irakora. Niyo itavuga ibiri gukora. Imana ishimwe cyane. Ngo barangije ngo aramubwira ati noneho ndabonye, noneho menye icyo wiringiye. Ntacyo wakora utari kumwe nayo, ntacyo wakora utari kumwe Imana, ntacyo wakora utari kumwe nayo, wakora utari kumwe. Wiringiye iki? Niringiye Imana. Wiringiye iki? Niringiye Imana. Ntabwo yari aryamye atari kumwe n'Imana, ntabwo yari aryamye ataravuganye n'Imana, ahubwo yari yaravuganye nayo. Turashimira Imana. Hari icyo twavuganye n'Imana. Yego. Aba bagabo nabo ngo barangije ngo barajyana mu itanura ryaka umuriro ugurumana, ngo bamaze kwinjiramo ngo Yesu abana nabo ngo n'umwenda wabo ubwabo izemera kw'ibirenge byawe biteguza. Imana ikurinda ntihunikira ntisinzira, izakurinda amasha n'amaza none no mu bihe bidashira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, izakurinda amasha n'amaza none no mu bihe bidashira. Aba bagabo ngo binjirana n'Imana ishoboye zose, ngo bamaze kwinjirana nayo, ngo bajyana nayo, ngo barasenga. Haleluya. Ngo barasenga bavuga ngo uyu munsi bimenyekane kuri Imana ishoboye byose. Mu kibazo cyawe, mu deni ufite, mu bibazo ufite, mu burwayi ufite, bimenyekane ko ari Imana yavuganye nawe, bimenyekane ko ari Imana yakubwiye gutabara. Mu bukene uriho, mu bushumeri bakwimye akazi, akazi kabuze, nagira ngo nkubwire ngo bimenyekane ko ari Imana yavuganye nawe. Turashaka ko bimenyekana ko ari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana
kari wowe mana turashaka ko bimenyekana kari wowe mana turashaka ko bimenyekana kari wowe mana bimenyekane ndashaka ko Imana igira ibyimenyekanisha mu muryango wawe Imana igira ibyimenyekanisha mu buzima bwa mu izina rya Yesu amen turagushimye uri Imana ishoboye uri Imana ivuga bikaba reka bimenyekane wabimenyekanisha kwa Saduraka na Meshake na Abedenego ugeze kwa Daniel mu rwobo rw'intare biramenyekana ugeze kwa Elisa na Eliya biramenyekana reka bimenyekane muri quartier reka bimenyekane ko ushoboye byose reka bimenyekane ko hari icyo wavuze reka bimenyekane kugira neza bugaca bukira izina ryawe rihabwe icubahiro urakoze kuri umurengezi wacu ngo nubwo abarinzi barorera umudugudu wawe urinda icubahiro n'ikibi cyawe urakoze kuri Imana data wa twese kandi urakoze kugira neza bugaca bukira izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen reka bimenyekane mu kibazo bimenyekane mu burwayi bwawe ku bana bawe bimenyekane Imana ibahereza umugisha cyane ndabakunda cyane urakoze cyane Aline amen Imana iguhe umugisha mwinshi amen